ni gute ukurura, ni gute wigwizaho ibyo wifuza mu buzima bwawe. Byo ni ikintu nifuza kubaganizaho uyu munsi, kubera ko ni ibintu bishoboka, burya gukurura ibintu twifuza mu buzima bwacu. Icy'ingenzi ni ukumenya amahame agenga iyo nzira. None ibyo wifuza ni iki? Ibyo twifuza kugira ngo tubeho neza, kugira ngo tubeho mu munezero, burya muri rusange ni ibintu bitatu nifuza kukubwira nti umuntu wese yifuza kugira amafaranga. Kugira amafaranga burya ni impamvu y'umunezero. Ntabwo ari byo byonyine bitera umunezero, ariko kugira amafaranga, kugira uburyo bwo kubaho ni ikintu kibanza nacyo kiri mu bintu by'ingenzi kugira ngo tubeho neza, kubera ko ibyo twifuza ni ibintu bidufasha kubaho neza. Kugira amafaranga, ibyo ni ibintu byangombwa. Ikindi kintu cyangwa kugira ngo tubeho tunezerewe, tubeho neza mu buzima bwacu, nanone twifuza tugomba gukurura ni ukugira imibanire myiza n'abantu, kubana n'abantu neza, kugira abantu tubana nabyo. Kugira abantu tubana nabo ni ikintu gikomeye, nacyo ni ikintu cyangwa dukeneye kugira ngo tunezerwe. Burya nubwo umuntu ashaka kuvuga ngo arikunda, nibwo tuvuga ngo umuntu yikunde, nubwo tuvuga ngo hari abantu bashaka kubaho bonyine, kubaho hari umuntu ukunda kubaho kugira igihe byo kubaho wenyine, akaba yumva ameze neza, akaba akeneye icyo gihe, ariko ntabwo bivuga ngo ubeho nanone nta bantu bana nabo, nta bantu bakuri hafi, nta bantu baguha urukundo. Ikintu cyangwa ngo bijya ku munezero, imibanire y'abantu, kubana n'abantu neza, ukagira abantu bakuri hafi bagukunda, ni ikintu gikomeye mu buzima. Imibanire mbese icyo kintu byo bita relations humaines ni ikintu cyangombwa cyane ku muntu, kubera ko umuntu ni ikiremwa muntu. Umuntu nyine ni un être social, ikeneye abandi, ikeneye abantu, ni ngombwa cyane. Ntabwo wabaho wenyine, n'uwagutera mu ishyamba wenyine ngo ubeho ntiwabishobora, wagushyira ahantu wenyine ni ibintu. Niyo mpamvu burya nk'abantu bafungiwe nk'ahantu baba bonyine ni igihano gikomeye. Iyo bagufungiye nk'ahantu aho bita muri isolema, ni igihano gikomeye ku muntu, kubera ko umuntu akeneye kubana n'abandi. Ikindi kintu cya gatatu, nyuma yo kugira amafaranga, kugira imibereho mbese yo kubaho, kugira ngo ushobore kugura ikintu wishoka, ikintu wifuza, ikindi ugire n'abantu mubana nabo. Ikindi cyane cya gatatu burya nanone gitera umunezero mu bantu, gitera kumva umuntu abaho neza, nk'ibintu dukurikirana, ni ugukora akazi wishimiye, gukora ibintu wishimiye, gukora bya bintu wumva uri ahantu mu kazi ukumva umerewe neza, ukumva urakora neza, ukaba wajya ku kazi wumva nta kibazo ufite, wumva nta mutima mubi. Atari wa muntu kwa kundi burya umuntu ajya nko ku kazi yumva avuga ati umunsi ngiye ubona wararangiye, burya ni ikibazo ku munezero w'umuntu, ni ikibazo burya ku mibereho yawe myiza. Ni ngombwa ko ugerageza gushaka akazi ugakora ahantu wumva umerewe neza, ku buryo ujya ku kazi nta mihangayiko ufite. Hari abantu bafite akazi avuga ati none singiye urabona nta, kubera iki? Wenda abantu babana nawe, umuyobozi akorera ni umugome, ni umuntu toxique, ni umuntu ufite umutima mubi, ni umuhora mutuka, ni umuhora mushyira hasi. Ugasanga ugiye ku kazi urakora akazi ariko ntabwo ukishimiye, urakora akazi kugira gusa ngo ubeho uvuga uti sinakareka kugira mbona icyo ngaburira abana, sinakareka kugira ngo mbone icyo ndya, ariko ubayeho nabe muri wowe, umutima wawe waraboze. Ako kazi nako ni ikibazo. Iyo ukora akazi kameze gutyo ni ikintu kibi cyane. Burya ni ngombwa kugira ngo dukore ikintu twishimiye. Niyo waba urya uhembwa amafaranga atari menshi, ariko ujya ku kazi ugatana ufite amahoro muri wowe, ukirirwa ku kazi nta muntu ugusagarira, ni ikintu gikomeye kurusha umuntu uhembwa menshi kandi yirirwa mu marira. Ibyo bintu bitatu mu buzima, kugira amafaranga, kugira imibanire, ukabana n'abantu, hanyuma no gukora akazi wishimiye, no gukora akazi ukunda, ibyo ni ibintu burya iyo ubifite ni ibintu bituma umererwa neza muri wowe, ukagira kuba umuntu umerewe neza. Kora ibintu ukunda, kora akazi wishimiye, wijya mu bintu byo guhangana ku kazi. Hari n'abantu bakora n'akazi ahanganye, ukavuga uti nzahangana nabo, ugasanga bikubuza amahoro. Niba udashoboye kureba nk'umuntu uyoboza umuguti ibingibi ntabwo bigenda neza, cyangwa abantu mukorana, uvuge wirwaneho nyine, uvuga uti ibingibi hoya, hanyuma babyubahirize, bakubahe, bagire bate, menya yuko ufite ikibazo. Cyangwa se niba bikunaniye ibyo ngibyo kwirwanaho, gahunge wigendere, utangire utegure. Nyine ugomba kubitegura, simbwiye ngo ureke akazi kandi uzi yuko kagutunga, ariko bitegure ugiye gushakishiriza ahandi. Burya hari umuntu atinya no kurekura ibintu, kandi wenda ashobora no kubona ahandi hantu, hamufasha. Kuko nturekeraho uvuge nzarekeraho nkomeze ushyire bijye muri wowe, ibyo ni ibintu bigutera stress.
ukaba wanarwaramo n'izindi ndwara. Ibyo bintu bitatu rero kugira ngo ubigereho, hari amategeko, hari amahame abigenga. Amahame abigenga kugira ngo kuri ibyo bintu nibyo nifuza kuganizaho burya kugira ngo ukurure ibyo bintu wifuza, nibyo tugiye kuganiraho. Kugira ngo ukurure ibintu wifuza, wigwizeho nyine bya bintu byiza wifuza, biriya bigutera kubaho neza, ari ayo mafaranga meza, yari amafaranga kaza, yaba umuntu mubana neza, yaba umugore, yaba umugabo mwiza mubana mu rugo, yaba akazi wifuza, burya bigomba guhera hehe? Mu bitekerezo. Gutekereza ku bintu twifuza ni ikintu gikomeye, kuba ibintu byose burya ngo bihera hehe? Mu mutwe. Bihera mu mutwe wacu, tukagira intekerezo yo kuvuga ati twifuza iki. Gutekereza ku kintu bishobora gutuma kishoboka, kikaba. Burya dutekereza ku bintu tukabishyiraho umutima, tukabiha gahunda, nibi twifuza, tukabitekerezaho, kugenda ubitekerezaho bigeraho bikaza. Byose bigomba guhera mu mutwe. Ntabwo wagera ku kintu utagitekerejeho. Ibintu byose biba impamo, bihinduka ukuri kubera yuko twabitekerejeho. Ibyo nibyo bita la loi d'attraction. Bihera mu byo dutekereza, ibyo tubona, ibyo tugeraho. Dushobora kurema ibintu, tukarema ubukire muri twe, tukarema ibyishimo muri twe n'umunezero, cyangwa se tukarema n'ubukene n'imibabaro no kwiheba bitewe n'ibyo dutekereza, bitewe n'ibituba mu mutwe. Ubwo rero iryo hame ryo kwigwizaho ibintu dutekereza rikora gute? Abantu benshi burya bibwira yuko ari ugutekerezwa, ntabwo baba barisobanukiwe. Hari igihe bavuga ngo la loi d'attraction, ngo uratekereza bikaza. Oya, ugomba gusobanukirwa ko ntabwo ari ugutekereza gusa. Ntibivuga ngo uratekereza gusa ku bintu wifuza ngo hanyuma bize. Oya, ntabwo ari uko bimeze. Ntabwo bizizana, bijyana n'andi mahame y'iterambere, bijyana n'andi mahame y'umunezero. Ugomba kubifatanya n'iryo kugira ngo nyine ubigereho, kugira ngo bize. Ugomba bijyana n'ibikorwa, bijyana no kuguma hamwe mu byo ukora. Mbese ntabwo ari ukuvuga ngo uratekereza gusa, hari ibindi bigomba kuza kuryuzuza. Iryo hame ryo gukurura, ryo kwiguzaho ibyo utekereza, rijyana n'ibindi bintu biza kuryuzuza. Nibwo rero iyo uririmo rero ukuntu bigenza, uravuga uti ndifuza iki kintu. Vuba biri mu bitekerezo byawe. Icyo kintu wifuza mbese ni ikintu ugomba kuvuga uti iki kintu nifuza kugera kuri iki kintu. Noneho ubwo buzima bwawe rero uzabuhindura, kuko icyo kintu wifuza nyine uzagikurikira. Ni ukuvuga ngo ibyo ugomba kumva, umuntu wese ashobora guhindura ubuzima biturutse ku byo atekereza, ariko ntibivuga ngo ni ugutekereza gusa. Ni ukuvuga ugomba gutangira guhindura ubuzima bwawe bihereye mu mutwe wawe, ariko ugakora ibikorwa bihera mu mutwe, bikaba byaguhindura ubuzima, bikaba byahindura ukuri, noneho ukugaragara inyuma, ariko kuko wabishyizemo n'imbaraga. Ikintu cya mbere rero ni ukumenya icyo ushaka. Ukavuga uti nifuza iki kintu, nifuza aya mafaranga ya naya, kujya nkorera amafaranga ya naya, nifuza kubana neza n'uwo twashakanye. Icyo kintu wifuza ukagira ute, ukagishyira mu mutwe wawe, ukacyandika kirasobanutse, urakizi. Nifuza ngahe? Burya ntabwo ugomba kuvuga ngo nifuza amafaranga menshi mu buzima. Oya, amafaranga wifuza siyo ngewe nifuza, siyo umuturanyi wawe yifuza. Umuntu wese yifuza aya ashaka kugira bitewe n'urwego ariho. Umuntu wazamuye intera azifuza menshi, n'ubu uri hasi wowe uzifuza nyine azamutse ari ku rwego rwawe. Ariko buri wese agomba kugira ikintu yifuza, ukacyandika. Ni ukuvuga ngo icyo gihe wagitekereje, niryo ryahame nyine ryo kwigwizaho ikintu, niryo ryahame rikurura ibintu, la loi d'attraction. Urabitekereza mu mutwe wawe, birimo byagezemo, noneho ukabyandika ahantu bisobanutse. Nifuza amafaranga aya naya, nangahe, ukabivuga bitewe n'urwego uri, ukavuga uti naya, ukayandika nk'ahariya. Nifuza ibi nibi, nifuza kubana n'abantu gutya. Ibyo byose icy'ingenzi ni ukubyandika. Nyuma yo kuyandika rero, ni ukuvuga ngo icyo gihe niryo ryahame
waryanye iyo ubitekereza ukabyandika niryo rya hame bita la loi d'attraction watangiye kubitekereza watangiye kubishyira mu mutwe wawe hano igisigaye noneho nungu kugira gute kuguma hamwe ukavuga uti ibi bintu niba mbitekereje iki kintu ndagishaka amafaranga ashaka kuyageraho muri iyi myaka noneho ugiye gutangira hehe ibikorwa ukurikiye ya ntego yawe wihaye iyo ntego wihaye intego imwe ukayirangamira mbere na mbere bujya kwiha ibintu byinshi ni bibi ukavuga uti iki ngiki ndagikurikiye ndacyanditse hariya none ukagikurikira ugashyiramo imbaraga zawe zose ukaguma hamwe nibyo bita la loi de la focalisation urakomeza ugakomeza icyo gihe amahirwe menshi nuko uzakigera kubera ko ukomeje ikintu ukagikurikira nubwo mbere na mbere ubona ibibazo ikintu ntikigende neza ukabona abantu niba hari n'umushinga utangije ari n'abantu ureba iki ukabona kurya ariko komeza wicika intege ugume hamwe imbaraga zawe zose uzigishyireho uzabibona kigeraho kikaba ni ikibazo cy'igihe ugomba kureka igihe kikaba inshuti yawe igihe kubera ko abantu benshi bacika intege kubera ko hari byinshi bica intege ariko niba ukiri mutoya utangiye gahunda y'ikintu uragikurikiye nkubwe yuko nyuma y'igihe uzajya kubona ubone kirahagurutse kiraje byanze bikunze iyo la loi de la focalisation abantu benshi bateye imbere niyo yagiye bafasha nibazamura ni ukuvuga ngo wahereye kuri iryo hame yo kwigwizaho ibintu kubera ko ubitekereza aribyo la loi de l'attraction ushyizeho iyo la loi de la focalisation nayo nyine ubwo nuvuga ngo winjiye mu bikorwa ushyize imbaraga muri ibyo bintu noneho ukavuga uti bya bintu ngomba kubigeraho byanze bikunze ibyo bita nanone bya bindi nirindi hame nanone byitwa la loi de la vibration niryo ukurikizaho urumva nirindi hame rikubwira ngo ikintu nge nagiye nsoma ibitabo bibisobanura donc ikintu ushyize mu mutwe wawe ukagihagurukira noneho ugatanya no gutekereza wakigezeho ukishyira ukagira ibihe wishyira mu buryo bw'umuntu wakigezeho niba wifuza kugira amafaranga ugatangira gutekereza uri kubaho wagize iyo nzu nziza uri kubaho uri kugenda mu modoka nziza wifuza niba ari byo wapanze niba ari yo ntego wihaye ukajya ugira ibihuvu uti naba ndi kubaho gute nageze kuri uru rwego ni ukuvuga ngo mu mutwe wawe birimo ibyo niyo bigutera iki za mbaraga ni ibintu byikora mu mutwe gutangira gutekereza yuko wabaye umukire wageze kuri bya bintu wifuza wageze ku buzima bwiza urareba ukuntu waba uri kubaho icyo gihe uri kubaho ya nzu nziza wifuza noneho ibyo bintu nibyo bizagutera iki za mbaraga zo guhaguruka za mbaraga zo gukora kurushaho ugahagurukira iki za ntego zawe ni ukuvuga ngo ayo ni amategeko yose agomba guherekeza bya rindi ryo gushyira ibintu mu mutwe byose ngo bihera mu mutwe ariko nyine biherekezwa no kubihagurukira ugakora ikintu ugakora intego ukayikurikira kubihagurukira ukumva cya kintu cy'umuhate cy'uko wabigezeho ubundi nyine ni ukwinjira mu ibikorwa intego wayishyize kuri gahunda ukati nifuza iki igihe bagisigaye ni ukuvuga uti iyi ntego niba nifuza kuyigeraho winjiye muri gahunda y'ibikorwa niba nifuza iki ngomba gukora iki ubwo urumva ko ugiye mu kubikora nyine nagomba gukora iki muri iki gihe kingana gutya kugira ngo ngere kuri ibi iki gihe niki nzakora iki gihe n'icyo ukazakora iki ukabitegura nyine kuko icyo gihe winjiye iki mu bikorwa ntabwo uba kwicarira ngo urekeraho ubuzima bwacu tugomba kubuharanira ibikorwa byacu ni twebwe tugomba kubifatira inshingano niba tuvuze tuti twifuza kugera kuri iki mu mutwe wacu ukabishyiramo ubuzima bwawe buzahinduka kubera ko byahereye mu mutwe wawe noneho ukabijyana hehe mu bikorwa wahagurutse urabikora ikintu watekereje iyo wagihagurukiye ukagikurikira wagikurikiye byanze bikunze ukigeraho gana ibikorwa amategeko agengwa nyine ubukire tuzakomeza ariko niringiri nashaka kubasobanurira rya la loi de l'attraction kukurura ibintu twifuza kwigwizaho ibyo twifuza wivuga ngo uzatekereza gusa kubera ko bimwe babyumva yuko ngo la loi de l'attraction no gukurura ibintu ngo nabitekereje oya ibintu uzabikurura ariko kuko wabitekereje ariko uzabyuzuza kubitekereza bigomba kujyana n'ibikorwa guhaguruka hari igihe ubona nk'abantu ukabona nk'umuntu cyane ndabwira nk'abagore uricariye urumva yuko hari umuntu wundi ugomba kugufata mu maboko ufite inshingano kuri wowe njya mbona nk'umugore hari umugore metse kubona kuvuga ngo
ngo yahamagaye ngo umusheri we ngo amugurire imbuto ngo ibiki byose ngo ntiyabigura akumva yabigize ikibazo. Abagabo rero benshi bafite icyo kibazo, nibo nkunda no guhagurutsa. Wikomeza kumva yuko undi muntu ari gufite inshingano, ubure no guhaguruka nayo ngo wirwaneho nyine ukurura ibyo bintu. Banza ubishyire mu mutima wawe, ubitekereze uti ubuzima bwanjye nshaka kubuhindura, nshaka kugera ku bintu nanjye nifuza. Nshobora nawe kugera mu mafaranga ndimo guhamagara umusheri wanjye ngo angurire imbuto, ngo angurire imbuto. Niba ari gushakisha nawe ushobora gushakisha, kubera icyo abagore bumva yuko abagabo ari bo bagomba kugira gute kubitaho, badashaka kwirwaniza. Abagabo rero babafata ntabwo rimwe na rimwe hari n'igihe ngemba mbumva, none se wowe niba nawe afite amaboko nawe ufite andi, haguruka nawe imbuto ujya kuzishakishiriza. Niba wabuze n'akazi, gerageza nawe ugire utuntu ukora mu gihe utari kukabona, gerageza nawe ushakishe ku buryo byibuza nawe y'imbuto uyabona. Gerageza ushakishe, ntube wumva yuko byose ari ugomba kubiguha. Kubera iki wumva icyo kintu? Abantu benshi, abagore cyane cyane, bafite icyo kibazo cyo kumva ko, ugasanga arajya no kubivuga ntibimuteye n'isoni ryo kuvuga ngo kandi ni mutoya, ntarwaye, ni muzima, arafite ubuzima, nawe yahaguruka akajya no kuba umuzunguzayi, akagenda gute, ariko ari kuvuga ngo umusheri we ngo uwo musheri ngo yamuteye ngo bafite bamaranye amezi 8. Ukumva nyine ni inshingano umusore wamutaye. Abasore nyine baba babeshya, abasore babeshya ngo yamuhamagara ntamwitabe. Aba yaje kukubeshya nyine, aba yaje kukubeshya, hanyuma nyine akakugira igikoresho cye, hanyuma akigendera. Kubera iki? Ugomba kubigira iki? Guhuguka niba uri umugore. Burya baravuga ngo ukumenya niko uba undi muntu. Abagore rero ntabwo mushaka kumenya. Burya umuntu aba mushya iyo umuntu yabaye mushyashya, akagira ibintu amenya, ahinduka nawe undi muntu. Ukuba rero undi muntu ni kugira ukumenya niko uba, uko uba niko ugira. Ibyo ni ibintu ugomba kumva iyo uri umuntu ushaka gutera imbere, iyo uri umuntu ushaka guhindura ubuzima bwawe ukajya ku rundi rwego. Nimufate namwe igihe cyo kugira ubumenyi. Abagore muhaguruke, mumenye ibintu, mugire ibintu mushakisha, musanga mujye n'ahantu baganiriza abantu ibiganiro bateza imbere, mukurikira nk'amashene, imbuga zibigisha gufunguka, mukagira ibintu mumenya, mukagira ubwenge. Kubera ko muba ku bintu bidafite umumaro, ibintu batesha igihe, ibintu bitagira ikintu bibungura, byacitse, ibintu by'ubugoryi. Hari igihe wibaza abantu ukuntu batekereza, kuba biragoye. Nta kintu ugira, ntaki, ariko ni ureba ibintu bidafite akamaro, aho kugira ngo urebe ibintu bikugirira akamaro, urebe ibintu bihindura mu bwenge bwawe, urebe ibintu biguteza imbere, bituma utangira guhagurukira ubuzima bwawe ngo ufate mu maboko, ahubwo wirirwa ureba ibintu bipfuye amaso, warangiza ugahamagara abandi ngo bakwiteho. Abandi bakwiteho kubera iki? Nawe ugomba gushakishiriza. Nibyo wenda abagore hari igihe uri mu bindi, uri kwita ku bana, ariko icyo ni igihe nyine gitoya. Ni igihe gitoya ugomba kuvuga uti ni igihe gitoya nihaye ndi kubitaho, bazamuka nawe ugahaguruka, bagira kandi ukirinda abana benshi babandi batuma nyine udashobora nawe kugira ikintu wiha. Ni ngombwa kugira igihe ukavuga uti ntabwo nzahagarikira ubuzima bwanjye ku mugabo ngo numve yuko kugira ngo ndye imbuto ngomba guhamagara umugabo. Kugira urya imbuto uri umukobwa, uracyari muto, uri umujene. Uwo mukobwa wabonaga n'umuntu ufite n'imyaka utaragera n'imyaka 30, ngo umusheri we ngo yamuhamagaraga ngo amuhaye imbuto mushaka kuzigurira, uracyari mutoya. Ushaka no kugenda ukamesera abantu, ukamesera n'abantu, ugakora n'abantu. Iki nta kazi utakora kugira ngo uhindure ubuzima bwawe. Icyo gihe atari akazi nyine kabi ko kugira nabi, ko kugira abantu nabi, cyangwa ko gukora ibintu nyine bitanyuzwe, bidakwiriye, birimo indangagaciro nziza. Ariko ikintu cyose wagikora nawe izo mbuto ukazigurira. Niba uri umugore, ikintu cyose wagikora, niba utari wabona n'akazi, niba warize n'amashuri meza, hari ibintu ugomba gutangira guhindura ubuzima. Ibintu byose ugomba kumenya. Ni ukuvuga ngo ubumenyi, kugira ubumenyi nibyo bizagufasha guhindura ubuzima bwawe. Kugira ubumenyi ukagira ibyo umenya nibyo bizagufasha guhindura ubuzima bwawe, bizakungura ubwenge, bizakufungura mu mutwe wawe. Ujya ukurikira ibiganiro nk'ibi bigufungura mu mutwe. Urabizi hano tuganiraho ibintu byinshi, ukajya wumva n'ahantu bakoze amanama, ukajya ahantu bari kwigisha ibintu bifasha abantu. Si ukuvuga bwa bwenge bwo mu ishuri bwo kwandika mu bitabo ngo wandike ngo ibifaransa, oya, ubwenge bugufungura mu mutwe, ubwenge bw'ibikorwa, bwa bwenge nyine karemano bwumva yuko ugomba guhagurukira ubuzima bwawe, ukiyitaho nawe, ukimenya, ukajya mu buzima bwo guhindura ubuzima bwawe, bwo kugana umunezero wawe, ukajya mu buzima bwo guhindura ubuzima bwawe, ukajya mu buzima
ko kugira ngo ugane mu kubaho neza no kubifatira icyemezo ukabihagurukira kubera ko nyine wagize ibyo umenya. Burya kubura ubumenyi nabyo byica abantu, kuko umuntu ashaka no kwicara gutya ukabona arabyuka yicariye kubera ko adafite icyo kintu kivuga yuko ariko ibyo bintu byo kubyuka nicaye kubera iki mbyuka nicaye. Ni ukuvuga ngo no kumenya yuko ugomba kuticara ngutegereze ko undi muntu afata ubuzima bwawe mu maboko, nabyo ni ubumenyi. Ni ubumenyi ukeneye, nabwo butazumva buzatuma utajya no ku mbuga nkoranyambaga ngo ujye kuvuga ngo urahamagaye ngo umusheri ngo imbuto wakajya kunyitaba ngo ageze aho ngo aramburuka. Urumva ibyo ni ukubura ubumenyi, nabyo ni ukubura ubumenyi. Kumva watekereza yuko undi muntu ari ugomba gufata mu maboko buri gihe no ku tuntu dutoya, ukumva ko ubuzima bwawe bugomba guhagarara ku wundi muntu, ibyo nabyo ni ukubura ubumenyi. Kandi ibyo bidusubiza hasi Abanyafurika. Buri wese agomba guhaguruka agashakisha. Yego ushobora uwo musheri wawe ashobora kugira kugufasha akagushyigikira, ashobora kugira umugenzi wawe ashobora kugira plus, ashobora kugira plus kukurusha, akagira byinshi akagira, ariko nawe ntabwo wavuga ngo reka ndekeraho burundu ku buryo wakwiburira n'ay'imbuto. niba uri umugore wiguma hamwe ngo undi muntu akwiteho. Icyo ni ikibazo abagore benshi bagira, umva ko kugira ngo atere imbere ari umugabo, kugira ngo amererwe neza ari umugabo, kugira yumve ko ari umugore wateye imbere ari umugabo, kugira ngo yumve ko ahagaze. Mbese abagore bafite icyo kibazo, kumva ko umugabo ari ugomba kumugira. Ushobora kubaho neza, ushobora kunezerwa n'umugabo utamufite. Yego ni byiza kugira umugabo, ni byiza kubaka urugo, ni byiza kuba abana ari babiri, ni ibintu byiza cyane. Ariko niba adahari wikumva ko ubuzima bwakurangiriye wo ngo wumve ko utahindura ubuzima. Byose ngo bihera hehe? Mu mutwe. Niryo ryahame twiza ryo gukurura, ryo kwiguzaho ibintu bihera mu mutwe. Iyo byageze mu mutwe, noneho ukagira igitekerezo cy'uko ushaka guhindura ubuzima bwawe, ukagira ibyo bitekerezo cy'uko ushaka kugera kuri ibi, ukagira ibitekerezo y'uko ushaka kuba mu mibanire myiza, ukagira ibitekerezo by'uko ushaka kugira amafaranga ya naya mu buzima bwawe, ukagira ibitekerezo y'uko wumva wakora akazi wishimiye. Ibyo byose bihera mu mutwe. Noneho byahera mu mutwe bigakurikirwa n'ibikorwa, ugakurikira iyo nzira, naho ukirwanaho, ugafata inshingano ku buzima bwawe, ukareka guha abandi bantu inshingano z'ubuzima bwawe. Abantu nka gutyo badatekereza ku buzima bwabo ngo babuhagurukire hakiri kare, bahura n'ibibazo cyane. Kandi ushobora kunezerwa, amafaranga ushobora kuyageraho, imibanire myiza ushobora kuyigeraho, ushobora no gukora n'akazi wishimiye, ukabaho neza, ukanezerwa. Byose nibihera hehe? Mu mutwe. Kubera ko wabitekereje, kubera ko wabiharaniye, ukavuga uti ngiye guhagurukira ubuzima bwanjye, nifuza ibi mu buzima bwanjye, nifuza iki n'iki, nifuza amafaranga niya, nifuza ko abantu mbana nabo bamfata gutya, nifuza ko twubahana gutya na gutya, nifuza ko ahantu nkora bigenda gutya na gutya. Ubundi ukavuga uti nzabiharanira. Ibyo bizagufasha kunezerwa, ibyo bizagufasha kubaho neza. Ubundi ntuwicare ngo abandi bantu bakugenera ubuzima bwawe. No. Biriya ni amakosa, cyane cyane ukiri mutoya, utarwaye, ufite uburyo bwo kubikora. Ugomba guhaguruka nawe ukirwanaho, ukamenya ubuzima bwawe, ugashakisha ubumenyi. Nibyo nababwiye ngo kumenya niko kuba. Uko ugenda umenya ibintu niko unagira ibintu. Haguruka ushaka ubumenyi, haguruka ukurikira ibintu bigufitiye akamaro, witigiye mu bintu bipfuye amaso. Rubyiruko ndabakangura, muve mu bintu bibatesha igihe, ubuzima bwanyu buzahinduka. Buryo rubyiruko, umuntu ukiri muto wamenye ko ubuzima bwe, ubwo bumenyi yabumenye ko agiye guhagurukira ubuzima bwe, agakurikira inzira imuzamura, inzira imuteza imbere, inzira imubeshaho mu mibanire myiza, inzira y'umunezero abigeraho, kubera ko yabishyize he? Mu mutwe. Ngo byose bihera hehe? Mu mutwe. Mwabyusaba agaciro, murabizi kuri urubuga duharanira umunezero, kuri urubuga duharanira kubaho neza, duharanira iterambere ryacu, duharanira kumva tumeze neza muri twebwe. Mubiharanire. Wibe umuntu uganya, wibe umuntu wumva ko abandi bamugize gutya, wibe umuntu wumva ko abandi bamwimye ibi, wibe umuntu wumva ko abandi bamumere nabi akabigumamo. Oya, niba wumva utameze neza, hunga. Niba wumva ibintu bitakumereye neza mu byo ubamo, wituma undi muntu akugirira nabi, wituma ubuzima bwawe buhinduka stress, buhinduka agahinda, buhinduka ikintu kibi, kubera ko wabyemeye. Nabwiye ngo mu mutwe wawe ugomba gushyiraho ko ubuzima bwawe bugomba kugenda neza. Mu mutwe wawe ugomba gushyiramo yuko ugomba kuba ku munezero,
ugomba kubana n'abantu beza baguha umunezero, ugomba kubana n'abantu bagukunda, ugomba gushakisha n'iterambere ryawe, ugomba gukora n'ibintu ahantu wishimiye. Ni ikintu ugomba guharanira, ugomba kubiharanira kubera wabishyize mu mutwe wawe. Hasigaye noneho ibyo washyize mu mutwe bikagenda nyine bikurikirwa n'ibikorwa ubikurikira aho bitameze neza ukamenya kubigorora, ubundi uzabibona ubuzima bwawe buzagenda neza. Ubuzima ni bwiza, ubuzima buroroshye, cy'ingenzi ni ukubufatira gahunda, ukavuga uti ngiye ubuzima bwanjye nifuza kubutwara gutya, nifuza kubutwara gutyo, ukabuhagurukira, ukareka gushinga ubuzima bwawe abandi bantu, cyane cyane abagore. Abagore bafite ikibazo cyo kumva yuko ubuzima bwabo bushinzwe abagabo. Niba usanga bari kuza, umugabo yangize gutya, yaguze gutya, kandi urahari ufite ubwenge, nawe uri umuntu, Imana yaguhaye ubwenge ngo ubukoreshe, ukaza ngo undi mugabo yangize gutya na gutya. Ubwenge bwawe bukumara iki? Bukumereye iki? Muragenda rero mukishyira abana, byanze bikabayobera nyine. Abana benshi ni ikintu gikomeye. Abana benshi, abanyafurika, abagore abanyafurika, tugomba kubyumva. Ni ibintu ubu ngubu muri iki gihe tugomba kumva tukabisobanukirwa. Abana benshi ni ibintu bikugusha, ni ibintu bikubabaza, ni ibintu tuba ujya uhuye n'ibibazo uhera hasi. Byara abana ushoboye kurera, byara abana ushobora kwita wowe ubwawe, hanyuma utunganye ubuzima bwawe, ushakisha imibereho, ushaka akazi, ushaka amashuri. Niba uri umukobwa ugiye mu ishuri wige, apana kuvuga ngo ndetse ishuri ngo nabonye umugabo. Abagabo barabasaza, abagore muransiza. Ngewe ubuzima bwanyu mubushingira ku bugabo. Ukaba wareka ishuri ugiye kubona umugabo, ukareka ishuri ryawe rizaguhesha imibereho, ishuri rizaguhesha akazi, ukaba umugore wiyubashye, ukaba umugore udafite igisuzuguriro, ukaba umugore ushaka kwigira icyo wigurira, ukaba umugore ushaka kwigurira ayo mavuta, ukaba umugore ushaka kwisukisha, ukigurira n'izo mbuto, ukarireka ngo ugiye gushaka umugabo, hanyuma ukajya wirirwa umwirukankaho ngo mpa amavuta, mpango imbuto. Ngewe nabonye uwo mwana w'umukobwa numva birambabaje. Nk'abakobwa bagore bameze gute? Kubera iki? Ariko na rimwe nyine uba wumva bikabije. Abagabo nabo rimwe na rimwe nyine bazajya bagira, niyo mpamvu basuzugura abagore. Rimwe na rimwe bavuga ati abagore namwe murakabije. Kuki wowe ugomba kumva ko ngiye ngomba kuguha, wowe kuki ugomba kuguha wowe kuki utakwirwanaho byibuze n'izo mbuto ngo uzigurire? Umugabo nawe ni umuntu, nawe ari gushakisha imibereho, nawe ari kwiteza imbere, ari mu bikorwa. Niba n'umusheri wawe, ni byiza. Abagabo ubundi ngo bavuga ngo abagabo ni abantu batanga, n'abantu bakunda guha abagore. Nibyo muri rusange abagabo batari ibintu b'indyuku, bakunda guha abagore, biri muri kamere yabo kugira berekane ko ariko bameze. Ariko ntago wumva ko ataguhaye ntago ari ikibazo. Ataguhaye wibigira ngo umugabo ngo yanywereje ngo namuhamaga, ntiyaguhaye, nawe ujya kwirwanaho. Ni byiza ko akwitaho. Umugabo agomba kwita ku rugo, agomba kwita ku mugore, ariko nturi umugore we, uri umukobwa, uri umusheri we, nturi umugore we. Niba ataguhaye imbuto kutari umugore we, kubera iki wumva ko uwo mugabo ubakoreza imbuto? Yaragushatse, nta nubwo aragushaka, ariko njya mbabona umusheri ntiyanywereje imbuto. Ubwo wabakore mwamenya ubwenge koko. Ni ibi ngibi nashaka kubabwira. Muhagurukire ubuzima bwanyu, bihere mu mutwe. Uvuga uti ubuzima bwanjye nifuza ko butera imbere, nifuza kubuhindura, nifuza ko mu mibanire myiza. Bihera hehe? Mu mutwe. Ukabipanga, ariko ukavuga uti nifuza ibi n'ibi, ubundi ukabihagurukira, ukabikurikira. Focalisation ni ukuvuga ngo bya bindi wapanze washyize mu mutwe ukabyanika n'ahantu, urabikurikira, ukavuga uti nibi, ukabyubahiriza, utabireka. Ntihaze umuntu ngo aguhinduze ibintu washatse gukurikira. Ubundi ibikorwa ukareba ubuzima bwawe igihe kikaguherekeza. Ubuzima bwawe wabuhindura. Ntabwo bikomeye. Ngewe ubuzima ni bwiza iyo ugize Imana ikagutiza amagara mazima, ukaba ugifite n'imbaraga, uracyari mutoya. Wikwicara wishinga ubuzima bwawe undi muntu. Hagurukira ubuzima bwawe. Bizakugora unyure mu bibazo, ariko nukora iyo komba, ugakora iyo ntambara, byanze bikunze bizagenda neza. Mwabyumvise rero, mugire ibihe byiza, muhagurukire ubuzima bwanyu meza, muraba agaciro kuri urubuga. Murabizi, mbakangurira kwita ku buzima bwanyu. Waba umukobwa, waba umusore, waba umugabo, waba umugore, buri wese agomba guharanira gushakisha mu buzima bwe, guharanira kubaho mu mahoro, guharanira kubaho mu munezero. Ntihagire undi muntu uza kumwicira ubuzima, ntihagire undi muntu uza kugukandagira, ntihagire undi muntu ngo uza kugukubita ngo kubera ko akurusha imbaraga uri umugore. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntabwo ugomba kwemera imibabaro ngo kugira ngo ubeho. No. Imana yakuremye ku isi kugira ngo ubengerane. Ubuzima ni bwiza. Babimenye ubwenge. Ubuzima ni bwiza, kandi Imana yaguhaye ubushobozi bukomeye. Niba ufite amagara meza,
wikenisha mu buzima bwawe. Ciao ciao rero nawe utaha ku yindi video. Bye bye.